ati mwana mutoya, uyu munsi ngiye kuba nakugurira bombo kandi byose biraza kugenda neza, nizere yuko bombo ngiye kukugurira urayikunda. Ni umubyeyi dutangiranye nawe. Uyu mubyeyi yafashe uno mwana muto arangije amuzana mu manga ngabe yamwica, arangije amujugunya muri ino manga, aravuga ati byose ubu ndabishoje, mbigenjeje neza, kuba uyu mwana mwishe byibuza ni ibintu by'agaciro. Ati byiza cyane, biranshimishije mana yanjye, ati ni ibintu by'agaciro kuba uyu mwana mwishe akava mu nzira, biranshimishije. Ati byibuze ngiye gusubira mu rugo nta muntu uzi ibyanjye, ntabwo bari buze gukeka ko ari njyewe ni nakica uno mwana muto ari njye wakora ibintu nk'ibi ngibi. N'umubyeyi urangaha, ese ni ukubera iki ajugunye umwuzukuru we? Ni ukubera iki ajugunye umwuzukuru we? Gusa barakwereka ashyira ahangaha, hari uwahise umuhamagara arangije aritaba. Gusa umuhamagaye ni umuhungu we, arangije aramubwira ati mama, ko umwana wanjye nari kumubona hano, mwaba muri kumwe? Ndetse uyu mubyeyi aramubwira ati wapi rwose, ntabwo umwana wawe turi kumwe, ntabwo nzi ahantu ari. Uyu musore aramubwira ati ni ukukubwiza ukuri pe, umwana wanjye namushakishije ahantu hose namubuze. Ndetse uyu mubyeyi aramubwira ati nanjye ubu tuvugana nagiye ahantu disi, ntabwo ndi kumwe n'umwana wawe, umwana wawe sinigeze mubona. Uyu musore ati rwose ndakubwiza ukuri pe, namushakishije ahantu hose ndetse ku buriri aho yararaga sinigeze mubona. Ati mama, urabizi ko umwana wanjye yari arwaye. Nyagasani, umubyeyi uri ahangaha, umubyeyi ufite umutima mubi. Ndetse uno mubyeyi arangije aravuga ati nizere yuko batari buze kunkeka ko ari njye nakoze biriya byose, reka ntahe nigire nkaho ntazi icyabaye, ndabizi neza ko nta muntu uraza kunkeka. Gusa ka kana gatoya karacyari hafi ahangaha, karimo karavuga ati hagize umuntu mfasha, hagize umuntu ntabara, k'ahantu ndi ari ahantu hagoye kuhava ko biraza kungora. Ndetse kano kana gatoya, gusa hari uwaje mu ishusho idasanzwe, hari uwaje mu ishusho y'umumarayika. ni akamarayika kaje kwitabarira kano kana gato. Ndetse uyu mwana muto aravuga ati nkeneye ubufasha. Barakwereka uyu mumarayika disuga yagize atya, aza gake gake, ndetse yaje yegera aho uyu mwana ari, arangije aravuga ati mwana mutoya, mfata ukuboko ngutabare. Bane mutizera Imana, Imana ibaho. Gusa barakwereka ahangaha uyu mwana muto nta kindi kintu disu batangiye kuba bamukorera, batangiye kumufasha. Nyagasani, ubundi baravuga ngo iyo umuntu yakwanze uramureka, kuko ntabwo uba uzi ngo ejo bizaba bimeze gute. Barakwereka uyu mubyeyi ahangaha uri gutabara kano kana gato, ni umubyeyi waje mu ishusho y'umumarayika. Aravuga ati mwana mutoya, ndabizi neza ko umuntu wagutaye ahangaha atagukunda pe, gusa njye nje kugutabara kandi ndabizi neza yuko uri buze kugira amahoro, uri buze kumera neza. Ati kuba nje ahangaha ndabizi neza ko biragenda neza. Barakwereka ahangaha uyu mumarayika yateruye kano kana gato, ndetse ashaka kuba yagatabara ngo akavana ahangaha. Ese biraza kurangira gute bantu bacu? We kanda subscribe hasi turye show. Barakwereka ahangaha uyu mumarayika ndetse ubwo yafashe kano kana gato arangije akaryamisha ahangaha, akana kari kataye ubwenge. Ndetse ahangaha umubyeyi we ndetse nyirabukwe we yifuje kuba yakwica kano kana gato, ariko ntabwo byigeze bimukundira. Ni naho mukecuru we yaje kuba yamushugunya ahangaha, naho bikarangira uyu mumarayika ageze ahangaha agashaka kubutabara. Gusa uno mwana muto arangije nibyo ari kubarira uyu mumarayika, arangije aramubwira ati ndakubwiza ukuri, ati mukecuru wanjye ntabwo nkunda pe. Ibaze yuko yambwiye yuko agiye kungurira bombo kubera yuko nkunda bombo. Mumarayika aramubwira ati mwana mutoya, ndabizi neza ko biraza kugenda neza, we tuza ndakugeza mu rugo amahoro, nta kintu uri buze kuba kandi uragera mu rugo amahoro pe. Ihangane mwana muto. Uyu mwana muto ati pe ndakwinginze ngeza mu rugo kubera yuko ndumva nshonje, ndumva ameze nabi. Gusa uyu mumarayika afite imbaraga zidasanzwe. Mbibutse neza ko uyu mwana yabanaga n'ikibazo cy'ubuhumekero, yahumekaga nabi, niwe yahumekeraga muri izi sonde, yari abayeho mu buzima arwaye ameze nabi. Gusa uyu mwana muto arangije aramubwira ati mukecuru wanjye,
kuva kare yambwiye yuko agiye kungura bombo, ndetse tugeze ahangaha nibwo yaje kuba yancukunya muri kiriya cyobo. Arambwira ati ngire iruhuko ridashira, ndetse ntago yigeze ankunda. Niba ari ukubera yuko mama wanjye aba hariya ntago mbizi pe, gusa uyu mumarayika aravuga ati ndabizi neza ko ndakugeza mu rugo amahoro, kandi mwana mutoya utuze, ibi ngiye kugukorera ntihazagire undi muntu ubibwira. Utuze, ndabizi neza ko ndakuvana mu rugo ahangaha amahoro kandi ndakugezayo, sibyo mwana mutoya, sibyo? We tuza ihangane, ndabizi ngiye ndabikora byose kandi biraza kurangira neza mwana muto. Ndabizi neza ko ngewe mfite imbaraga zidasanzwe zo kuba nakugeza aho nifuza hose kuri ino si, ariko mu ijuru ho ninahakugeza pe. Uyu mwana muto aratuje disi, umumarayika arimo kuba yamuganiriza amubwira yuko aramugiza mu rugo amahoro. Gusa uyu mumarayika aravuga ati nubwo bigoye pe, ndabizi neza ko ndakugezayo. Barakwereka ahangaha bidatinze, barakwereka ahangaha papa w'uriya mwana ari ahangaha mu nzu yataye umutwe, yabuze umwana we. Aravuga ati mwana wanjye ndamukurayo koko, ko mbona byabaye ikibazo. Gusa arangije uyu mugabo aravuga ati koko mana yanjye wamfashije byibuze nkabura umwana wanjye. Barakwereka hari umukozi wo mu rugo, baramubajije ati hari umwana wanjye ugeze ubonara? Uyu mukozi wo mu rugo aravuga ati umwana wawe atarabivuga mama w'uyu musore yahise aza. Arangije aravuga ati umwana wawe ndabizi neza ko yaba atari hafi ahangaha, ariko uyu mukozi wo mu rugo nari ndimo amusobanuza amubaza aho umwana wanjye yaba ari, ntago aransobanurira pe. Ati umwana wanjye namubuze kuva kare. Ati mama, ubwo navaga mu kazi naje nsanga mu cyumba umwana wanjye yararagamo nsanga atarimo, none ubu ngubu ndumva mfite ikibazo, ndumva ntameze neza. Uyu mubyeyi yarangije aramubwira ati mwana wanjye tuza turamushakisha twitonze. Ati uriya mwana wawe ndabizi neza ko yari inkubaganyi pe, ariko turamubona. Ujye ndebera umutima mubi w'ababyeyi. Uyu mubyeyi yarangije aramubwira ati mwana tuza, ndabizi neza ko birakunda. Gusa uyu mugabo yarakaye afite umujinya, arimo gutonganya uyu mukozi wo mu rugo amubwira ati ni gute umwana ava ahangaha, ni gute umwana abura kandi witwa ko ukora akazi ahangaha ko mu rugo. Barakwereka uyu mubyeyi nta kindi yakoze, yarishimye amera neza. Haragisha aravuga ati reka nizere yuko bino bintu nta muntu uraza kubimenya. Bidatinze barakwereka uyu mugabo ageze ahangaha aravuga ati mana yanjye byibuze reka mpamagare polisi ndebe ko hari ikintu iraza kumfasha, kubera yuko ntabwo nakomeza kwihanganira ibi ngibi. Arangije yahamagaye polisi aravuga ati nahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Ati nabuze umwana wanjye, nagiye mu kazi ntashye nsanga umwana wanjye ntawe uhari, mwamfashe mukanshakishiriza umwana, kubera yuko n'ubu ndi kumva nataye umutwe. Nyagasani, uyu mugabo uri ahangaha ndetse mu kuba yahamagara polisi ngo barebe ko hari icyo yamufasha, arangije arabwira polisi ati rwose bibaye byiza mwamfasha umwana wanjye nkaza kumubona, kubera yuko ntashye ngeze mu rugo nsanga aho yararaga ntawe uhari, n'akagare ke bakamutwaranye. Ati mwamfasha mukamfasha nkabona umwana wanjye, kubera yuko n'ubu tuvugana ndumva nakiyahura. Uyu mubyeyi uri ahangaha ndetse kuba yahamagara polisi irabyumvishe. Arangije uyu mugabo nta kindi yakoze, yaragiye. Barakwereka batugarura ahangaha aho wa mwana ari kumwe n'umumarayika wamutabaye. Umwana muto aravuga ati ndakwinginze nanakwikundiye, ndakwinginze, ese mwana mutoya uransezeranya yuko nuramuka ugeze mu rugo utazigera uvuga ko hari umuntu wagutabaye? Ati mwana wanjye ndakwinginze pe. Umwana muto ati ndabyemera, nta muntu n'umwe nzigera mbwira yuko hari umuntu wantabaye. Nzababwira yuko njyewe nta muntu n'umwe wigeze ungirira nabi, nzababwira yuko ari njye nawe nijyanye, ntabwo nzababwira yuko hari umuntu wari wanjyanye. Ese ni ukubera iki uyu mumarayika
ashaka kubwiriza uno mwana ngo azagende abwira iwabo yuko nta muntu wigeze umugirira nabi. Gusa uyu mwana muto arangije aramubwira ati rwose ibyo ngibyo nzabikora pe, nzabikora, kandi ndabizi neza yuko nta muntu n'umwe uzigera umenya yuko mukecuru wanjye ari we wakoze biri. Uyu mumarayika arangije aramubwira ati mwana mutoya, we ugomba gukora ibyo nkubwiye kandi ndabizi neza ko uzabishobora bikagenda neza. Ati kandi mwana muto, byibuza nugera mu rugo uzajya usenga cyane, kubera yuko mukecuru wawe sagukunda, ntago yifuza kubaho, ntago agukunda pe. Akana gato karangije karamubwira ati mama wanjye kuva yitaba Imana, kuva yakitahira, uriya mukecuru yatangiye kunyanga umunsi ku munsi, nibwo naje guhura n'ikibazo ndarwara ngeraho ndemba, none mukecuru wanjye yifuje kuba yankura kuri ino si, mbanza mukecuru wanjye ari nawe wishe mama wanjye. Nyagasani, ese byagenze bite? Uyu mubyeyi uri ahangaha watabaye kano kana gato w'umumarayika arangije arakabwira ati mwana muto, ngiye kukugeza mu rugo amahoro, byose birangire neza, kandi ndabizi neza kuragera mu rugo amahoro, ndakugeza mu rugo amahoro. Uyu mumarayika uri ahangaha, reka nkwibira akabanga, uyu mumarayika uri ahangaha waje gutabara uno mwana mutoya. Ubundi muri makeya kano kana gatoya mama wako yari uyu mumarayika, ndetse uyu mumarayika uriya mukecuru niwe wazi kuba yamwica, aramwica arapfa. Barakwereka ahangaha kuri polisi nyine, uyu mupolisi uri ahangaha aravuga ati ese mwambwije ukuri, mumbwire ukuntu byagenze menye uburyo ndi bushakishe uyu mwana wanyu. Uyu mubyeyi uri ahangaha aramubwira ati umwana wanjye navuye mu kazi ndamubura. Uyu mupolisi aravuga ati ndashaka kumbwira imyenda yari yambaye ukambwira buri kimwe cyose. Umukozi wo mu rugo aravuga ati njye mu ijambo mbabwire ukuntu ibintu byose byagenze. Uyu mupolisi uri ahangaha aravuga ati yego rwose, ngwino utubwire ukuntu byagenze, utubwire n'imyenda yari yambaye kugira ngo tumenye ukuntu turamushakisha. Ataragenda barakwereka umubyeyi uri ahangaha aravuga ati uraramuka ugize icyo uvuga ndakwica, nugira ikintu uvuga uraza kumbona, nta burage mfitanye nawe, ibyo ngibyo ubimenye. Uri kunyumva neza? Ati ukuri gutura amatwi yawe neza wumve ibyo ndi kukubwira, nugira ikintu uvuga ntavuze urambona, nuramuka unanze urambona. Uyu mubyeyi uri ahangaha, uyu mupapa byamucanze, yababaye, byamuyobeye, yabuze icyo yakora. Gusa yitegereje neza abona hari kamera yari iri hafi ahangaha muri salo, aravuga ati noneho birashoboka, ati byibuze reka njye kureba kuri ino kamera ndebe ukuntu byose byagenze. Uyu mugabo nta kindi yakoze, yaje gake gake, arimo kuza mama we aramutangira avuga ati mwana wanjye ese waretse nkagukorera icyayi ukabanza ugatuza. Uyu mubyeyi aramuga ati mama uretse gato mbanze ndebe kuri kamera menye ngo umwana wanjye yasohotse ate, menye ukuntu yaba yagiye. Uyu mubyeyi aramubwira ati mwana wanjye uretse gato, uretse kugenda, uretse ubanze nyine umugore icyayi ubanze utuze ndajya kubyirebera nyagasani. Uyu mubyeyi urahangaha aramubwira ati mama ndakwinginze pe, reka banza nirebere wikomeza kunderanja nyagasani. Uyu mubyeyi zamwumiyeho biramucanga abura icyo akora, aravuga ati noneho baranyishe, noneho bikambayeho. Uyu mupapa ageze ahangaha aza kuri mashini areba ukuntu byose byatangiye. Ubundi byatangiye aho uyu mubyeyi yasohoraga kano kana gato, agasohora afite umujinya, dore ngo umwana arabona yuko mama we ariwe wasohoye uyu mwana nyagasani. Ese biragenda bite? Uyu mubyeyi nta kindi yakoze, yagize gutya aravuga ati mama niwe wihishe inyuma y'ibi byose, niwe wakoze ibi ngibi, niwe wafashe umwana wanjye ukaba wamujyana, nkaba nahoze mushakisha namubuze, ati koko niwo unyifuriza ibibi byose koko? Uyu mubyeyi yarangije aramubwira ati mwana wanjye wihangane, ibi byose ni njye nabikoze, reka batwereke ukuntu byose byatangiye. Uyu mubyeyi yagize gutya aza aho umwana yari arwariye, arangije aravuga ati mwana muto ndashaka kuba nakugeza hanze nkagutembereza, ndaza no kukugurira bombo. Uyu mwana muto aravuga ati nta mbaraga mfite, ndarwaye meze nabi, nta mbaraga nifite
amufitiye pe. Uyu mubyeyi aramubwira ati mwana muto, ndashaka kugutembereza byibuze nibwo uraza gukira vuba, kubera yuko uhoze ahantu hamwe ntago wazakira, sibyo mwana mutoya? Nimba wumva nta kibazo ntagusohokana pe, ndakugurira bombo kandi ndabizi neza ko ukunda bombo, biraza kugushimisha. Uko niko byatangiye. Gusa uyu mubyeyi uri ahangaha arangije nuko yagize atya, aterura kano kana gato aramubwira ati mwana muto, reka nkujyane hanze nkugurire bombo, ubundi byose bize kugenda neza. Ndabizi neza ko umwana muto ukunda bombo. Uyu mubyeyi nta kindi yakoze sibye guterura umwuzukuru we akamujyana hanze. Uku niko byatangiye. N'umwana wari urwaye, arwariye ahangaha mu cyumba ameze nabi. Uyu mubyeyi yarangije afata umwana muto niko yamusohoye. Umuhungu we amaze kuba yabibona, ndetse umuhungu we ari kubireba kuri kamera, niyo yafashe ibi byose. Kubana n'umubyeyi ufite umutima mubi umeze utya, uyu mubyeyi aravuga ati mwana wanjye mbabarira pe, no muri sinkunda uriya mwana, ntabwo nigeze nishimira ukuntu wamubyaye, ntabwo nakishimira kubyarana n'umukozi wacu wo mu rugo ngo mbyishimire, kubera yuko ntabwo ari ibintu byiza pe. Ati ishema ryanjye wamaze kuryangiza. Niyo mpamvu rero nanjye nafashe icyemezo cyo kuba najugunya ruriya rwana nkaruvana hano. Ntabwo byigeze binshimisha ibyo ngibyo, uzabimenye, kubera yuko ntabwo nkukunda habe na gatoya, ndetse kuba warakoze amakosa nk'ariya ukabyarana n'umukozi wacu wo mu rugo si byigeze binshimisha. Uyu musore urangaha aravuga ati papa wanjye nubwo yagiye, ariko wowe usigaye ahangaha ntacyo umaze, ahubwo ngomba kugufungisha, bakagufunga nawe ukagenda ugapfa. Uyu mubyeyi uri ahangaha avuga ati mwana wanjye, urabizi ko mbikora byose kugira ngo tumere neza, ntabwo mbikora kugira ngo tumere nabi. Uyu nguyu yaravuze ati ndabizi neza ko byose wabikoze ubikunze, nawe ubungubu ngiye kugushyira isheni bagufunge, kubera yuko nta mutima mwiza ugira, ibyo ngibyo ubimenye. Uyu nguyu aravuga ati mwana wanjye, ese wambabariye kuko numfungishe? Uyu mubyeyi nta kindi yakoze, yafashe nyina arangije aramubwira ati ngiye kugufungisha. Wa mumarayika tayari arimo kuzana ka kana gato, akazana imuhira, arimo arakazana. Ese arakagiza mu rugo amahoro? Barakwereka ahangaha uyu musore yarasohotse arangije aravuga ati polisi, ati mama wanjye niwe wakoze biriya byose, niwe watwaye umwana wanjye, mugende mumufunge, mugende mumufunge rwose. Ati mama wanjye agira umutima mubi, ni umugome, niwe wifuje ko umwana wanjye yava kuri ino si, mugende mumufunge nyagasani. Ese hari ikindi kintu waba wifuza? Barakwereka ahangaha uyu mubyeyi arangije aravuga ati mwana wanjye, umwana we yahise aza, barishimana disi, baranahoberana. Umubyeyi ahangaha biramucanga disi, kugira nabi n'akeza kabyo.